y'Imana ku nshuti zacu abavandimwe abantu badukurikira umunsi ku wundi kuri Ngaga Podcast, aho tubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko biba bifite intego yo kubaka sosiyete mu buryo butandukanye. So rero turashima Imana ko twabise turi amahoro, twebwe abari hano, abo turi kumwe, mu kameramani wacu asifiwe nawe ni amahoro, ndetse n'umutumirwa w'umunsi akaba ari n'umuvandimwe wacu by'umwihariko cyane tusanga dukorana umunsi ku wundi, nawe ni amahoro, niyo mpamvu ari hano. So rero reka dutangire tumwakira, tunamwishimira, afite fresheri nyinshi, ameze neza, bayipanze, sore muto rwose, ameze neza. Reka nanjye mbasuhuze yanyise ngo umutumirwa w'umunsi, ntabwo ariko nitwa Minimbera, ntabwo ariko n'izina mutumirwa w'umunsi n'izina ashobora kuba tayito ya rwose. Katuguha ikaze kandi tunakwifuriza amahoro y'Imana, kandi ndabona uyafite rwose. Imana yaraguhaye, murakoze cyane. Imana yaraguhaye amahoro rwose. Amahoro se ko ari amahoro agiye yabura kandi abantu uyafite. Abantu uyafite. Ego actually ari igihe abantu baba bari gukora ufite amahoro, uri wealthy, yes, uri healthy, ariko ubizi ko ntafite. ni nka kakanigi ka rugamba buri wese agira ke. Abantu benshi bumva akanigi ko kwambara, ariko burya nta kandi kanigi ntagaragara ko kwambara. Ese buriya kariya kanigi bavuga mu kinyarwanda ni icyo bari kuvuga? No, ni ukadefinisa bitewe n'icyo ubura. Actually nge nkadefinisa muri values. Uzumva ukuntu irandirimba itangira, ntaya kanigi kanjye mama yandaza ashaje. Kumva ikintu umubyeyi aguha afite gusigira ni values, ni uburere, n'iki. Navuye iwacu nkanigije umwana asohoka iwabo, abantu babona asa neza. Ewana ari umwana uri promising, ufite hazaza, ngo nizihiwe n'abandi barabivuga, noneho kazimiriye sinahavuga. Ishobora kuba influence ugize Kigali ugiyemo, cyangwa se community umujyi ugezemo ugahita uguhindura. Niwe waje umwana wo kwa pasiteri ukagira imihanda ugasanga iranyereye. Akanigi ugahita ugatakaza. Noneho icyo gihe kiba gisobanura ibintu neza cyane. Icyo gihe actually ngira ngo ako kanigi ni identity crisis. Ni identity crisis. Ni nayo topic uyu munsi, by the way. Identity yawe wowe wanyawe ukitakaza. Mu kinyarwanda bivuze uburyo umuntu yitakaza. Exactly. Uzi ko ni igitero cy'ikireta kibihamya ko ari byo. Aravuga ngo indege zo mu kirere ni muhagarare, mureke mbanze nshaka kanigi kanjye mpaka nkabonye, mureke imirimo yindi kugeza nkabonye karayiruta. Mbanze nishaka. Bivuze ngo umuntu ataribona ntabwo ya productive ngo bikunde. Kimwe mu bintu bigoye cyane kandi kimwe mu bintu byugarije urubyiruko ndetse n'isi yose ni uburyo umuntu yitakaza, akishaka akibura ubuzima bwa buri munsi, kandi ashobora kuba afite ibyo twita ko ari bifatika muri iyi si. Exactly. Afite amafaranga, afite imodoka nziza, arambaye, araryamye, ariko rimwe na rimwe akishaka akibura. Ibyo rero bikamutera no kumva adafite amahoro twatangiriyeho, bikazana ama depression, bikazana impamvu nyinshi ziri negative ku buzima bw'umuntu. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuvandimwe Amir Mbela, ariko hari indi zina utajya uvuga muvandi, wajya urivuga koko? Eko se wajya ni nkabyo twavugaga, nawe ugiye kunsubiza muri identity crisis. Wasanga ngende ikunda none se papa wanjye mbyara aragezwe indirimbo avuga ngo nsigaye ndi umuzungu, nsigaye nitwa Paturo. Ari bano bavuga ngo umwana wanjye Korode na Korodina. Ubwizina yarivuze ubwo abazi kumva bivugiye. Bushiyanye nkurikira ahita mwita Claudine. Ngenje shangwa ngo yatekereje nk'umuntu wize atagita ngo Jean Claude. Nkura ryara. None icyo gihe n'abavandame bari bakizi ubona ari izina Shining, Jean Claude Van Damme, umva muri 90 zabaje bari kuri bimeze. Ewana papa rero yumvaga yabikoze ko kuvuga ngo umwana wanjye ni nko kuri my brand ya danje. Yo kuvuga ngo umwana none mwise Brian. Uzi izina ryiza. Uzi muri 2050. Dufite ba Brian b'ingeri zose. Ukanziza dufite ba Brian b'ingeri zose kuri zajya uvuga uti nduri turitiranwa. Nuko ibintu bitangira rero. Ariko abantu bitwa Brian Bambare by the way ni izina ryiza, nuko nari ntanze urugero, nakazina kagezweho kandi kamaze ibye kavuga gatrendinga. Gatrendinga.
ko Brian nko guhera muri 2000 kugera muri 2030 umuntu uzaba ibyitoza aba yitwa neza ariko nyuma y'iyo myaka ashobora kuba izina rimeze nka Jean Claude Ronald ni mpamvu rero icyo gihe rajya aka Jean Claude nyiretse yo hansabye ibyangombwa ubundi nibwo uribona nakaze no gaterekana rwose ariko ndarikunda by the way kuko kera ndabyibuka ngiye navukiye muri Eglise Catholique noneho abantu bajyaga ntago kwa kundi bajya gufata amazina kwa padiri ngo babatijwe usanga umuntu witwa wenda ngo Ngaga ariko ntari Kristo afite ngero nari umusirimu naje ndifite papa yari abakristo nagiye ebana ndifite wagiye ndifite ntago bari ngite kuri kiliziya ubwo rero uracyafite akandi kazi padiri urumva hari mu rugo papa yajyaga papa na mama bagiraga ukuntu bahukenya amazina nkatwe babiri dukurikirana umwe yitwa Claudine ngeri nitwa Jean Claude ubwo rero ubizanye muri umuna wanjye Odilo undi mukurikiye yitwa Odile urumva yajyaga ibintu bya kombinezo nyine bidafite ukuntu none twabisobanura hari nk'ababyeyi babazi kwita amazina ugasanga umwe yitwa Michel undi yitwa Richard undi yitwa Cher undi yitwa Rachel undi yitwa Zashe hose ugasanga mwumva yo she ugasanga akantu karakurikirana wasanga arafana Che Guevara n'abita Che reka tugaruke muri topic y'umunsi alright tugaruke muri topic y'umunsi ushe twagiranye ikiganiro cyiza kandi cyari kiryoshye mu by'ukuri ni cy'uyu munsi ndabizi neza ko gifite abantu kiri buze gusubiza ibibazo kikabasubizamo n'ibyiringiro ku bantu bamwe ku mpamvu zimwe na zimwe zitandukanye. Uyu munsi rero turi kwireba ni gute umuntu yishaka akibura yitakaza bitewe n'impamvu runaka, bitewe na circumstance runaka, cyangwa se by the way bitewe na depression. So umuntu koko ibyo bintu bibaho, hari igihe umuntu yishaka akibura. Umuntu ari uburyo twari turi kubyibaza n'undi muvandimwe yaravuze akantu ngo ndabona nishatse nibuze noneho byagenze gute ngo hari ikintu nahuye nacyo ariko nabuze igisubizo cyabo. So rero bigenda gute ibyo bintu koko bibaho? Umuntu bibaho actually wabivuze neza, circumstances zishobora gukira depression kuko Imana imfashe nsobanura bino bintu ntakoresheje medical terms kugira ngo badukurikiye bashe kubyumva neza. Mbisobanure ndo umwe mu bantu bake bizera kuri gushira mu biganiro, kuko nigeze guca muri stage nanjye nk'iyo n'umuganda bivuga hari nditakaza ku rwego umuntu wambwiraga ko nungwaye ntago nabyumvaga, umuntu wambwiraga ko mfite ikibazo numvaga ari umwanzi wanjye, umuntu ushaka kunyereka ko nkeneye therapist, nkeneye numvaga ari anyanga, nkumva ni sorry kubivuga, nkumva ni ninjije, nkumva ntabwo nzi, nkumva ninjye wiyizi kurusha abandi. Ariko ubu nibwo nsubiza amaso inyuma ngasanga ko ushobora kuba nari ndwaye. Ariko icyo gihe iyo umuntu ari muri iyo crisis, twavugaga identity crisis cyangwa se kwitakaza, ntabwo amenya ko yatakaje identity, ahubwo situation igusobanura by'ako kanya, nawe ukibona uko ugaragara ako kanya. Ariko kaka nigi twatangiriyeho, wa muntu wa nyawe, mama we yareze, papa we yareze, wa muntu community yareze, aya mashuri yareze, aragenda akibura ku rwego abasigaranye ku kintu kimwe gusa, ari kumanage na situation y'ako kanya. Ndaguha urugero muri wenda sorry ngiye gukoresha inkuru iriyo kugira ngo abantu badukurikiye bashe kumva ibintu kuvuga. Yego, ngewe nigeze kugira identity crisis ishize ku tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024 muri uyu mwaka turimo. Yego, nagize ibyago bikomeye, abantu benshi wenda bagiye babibona kuri social media, ariko nabuze umuryango wanjye muri accident y'imodokari. Ntakaza umudamu, ntakaza mabukwe n'abandi ba family members bo mu muryango wa madamu, kuko bari bagiye mu bukwe bumwe, bari famille imwe, bose accident y'imodoka iraba, abapfa abantu bane bose bari mu muryango umwe. Urumva ko rimwe na rimwe rero urabira ugasanga by the way mabukwe ari inshuti yanjye cyane, ntabwo yari umuntu wamfataga nk'umukwe,
yari umuntu twicara tukaganira hazaza habasigaye bose, ku buryo uvuga ngo ugiye gutangira abana bari mu mashuri bazaza bakora iki, abafamili bari mu mashuri, yaba umuryango wanjye yaba uwawe, tugiye kubapangira aho bazaza bafitinga bavuye kwiga, tugiye kwagura business ku buryo natwe ubwacu turi bubikore tukagira igihe tubiha abandi tukajya mu bindi muri ubwo buryo. Yari mu business partner wanjye tubana buri munsi. Noneho umukobwa wewe yari igice cyanjye, yari hafi yanjye, yari wowe yandi magambo, yari ngewe rwose ebana, yari umuntu duhuza ku rwego sinzi uko nakubwira. Yari umugore wawe mwarimariye murashaka? Yari umugore wanjye, mukora ubukwe, famiye ziragutaha, exactly, haba bukeye bakora accident. Noneho hano umuntu agenda wumva ari gutangiye kubaho, wumva ubuzima wari gufasha ubwo orienta muri cadre yuko abo bantu nyine nibwo buzima bwawe, nibo bantu reba ukabona muratekereza kimwe, urumva kuba ni ukugira igitekerezo cy'uko ugiye kubaho. Ariko iyo umuntu ari kuba aba akiri kwishakisha, uri kudescribing cyangwa uri kudiscoveringa ya identity yawe neza, handi ubona imaze gushininga igaragaye. Sasa Michael wenda uranzi ukuntu narimbaho mbere y'icyo gihe, nari promising guy muri mujyi, ku buryo nari kuri front line cyane. Ariko kuva mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwezi kwa gatandatu nta muntu umwe uzana narindi, mwese narabakwebye, nta muntu wese ushaka kubura. Narakinze inzu nicara mu nzu gusa, ahubwo abantu benshi bakubonaga wambaye amakoti cyane, sinzi bakagira ngo wenda ufite buriya nabitekereje. Urumva iyo uri muri identity crisis uba strategic. Nagiye actually twari dufite studio ya foto, mpamagara abahungu banjye ndaza kwifotoza, nifotoje amafoto menshi nambaye costume zitandukanye kugira ngo njye postinga murangarire iyo foto, ariko ntimwibaze ngewe ni mask, ndaba mask ku buryo abantu bose bakurikiraga ifoto bakagira ngo meze neza, ariko down. Buri umuntu w'imbere ni ikintu gikomeye, umuntu w'imbere ni ikintu gikomeye, ari nayo cyo kintu Imana yagiye iduhisha. Nta muntu ushobora kureba ngo aberebe Amiri w'imbere kuva mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwezi kwa gatandatu yari mu ntoki. Hahandi nyine utekereza ukuntu ni shit itabaho, ni nko kuva ni nko kuva muri presidence n'urugero, ukisanga uri umuhinzi hasi nawe utahinga kijyambere, uhingira umubyizi. Uhingira umubyizi, uri kubyumva? Kuko kundi uhingira umubyizi 500 cyangwa 1000 ku munsi. Uvuze ngo urishaka ukishtereka kuri platform y'abantu bako kanya, ukabona ntago hafitinga. Naro sindi umusore, sindi umugabo, sindi umwana, uzana wibona sosire gireka go class handi hano kuvuga ngo mbese wiraho icyo ukora iyumvira imiziki. Ndajyaga numva by the way umugabo ndamushimire Mugabo Justin. Mugabo Justin animba yanditse, ariko numvaga ari nge yandikiye, ariko nyine yaje kubera icyo gihe. Nabari nge ntwari nahoranye, ndakwibutsa nkashyira inimba nkaririmba ko waru. Iriya ndirimbo nayo sinco ntaba. Igitero cya mbere n'icya kabiri kimwe cyavuga ku mugore wanjye, cya mbere cya kabiri kivuga kuri maboko. Nkumva ninjye bavuze, kandi indirimbo imaze imyaka baraye. Justin yanditse kera. Noneho hamwe n'iriya ya missing ya Puff Daddy nayo nazumvise igihe. Noneho ibyo birarenga, ntangira kumva kaje partire ya Rafuine igihe nzapfira. Uko bigenda bikura, ugenda ufiringa, ugenda utangira wigirira impuhwe, bikarangira ukumva kubibwira abantu ntago bishaka, ntago ushaka umuntu kubwira pole, ntago urumva. Actually Michael, reka wenda nkoreshe ibi kugira ngo ubyumve. Baguye muri Kongo, ubwo nyine ugiye kutubwira uburyo accident yagenze. Tariki 11 hari ku cyumweru, nabimenye ndi mu muhanda, ntwaye ndi kuza, barabimbwira kuri telefone. Na parite bangiriye neza, baramwe banza parike ku ruhande, mparika kuri station, barabimbwira. Ubwo umuntu waguhamagaye akubwiye gute?
yabimbwiye yarakubwiye ngo Amiri yarambwiye yabimbwiye mu Kiswahili yarambwiye ngo Mbera funga roho nikwambie mke wako kwa heli. Ndamubaza kwa heli aye kwa heli aye noneho kuko nari twari muri Kongo nagize ngo ni nka muri Kongo haba imitwe y'inyeshyamba nyinshi ngira ngo ni nka kwa kundi haba urugomo bakabafata aravuga ngo babifariki. Ndavuga ngo iki ko ndabwira Buba mbwira ngo byagenze gute. Arambwira ati bapfuye, genda ujye mu Kiyovu ujye kureba abana ubatuzishe, ariko mke wako na mke wako bo bitabye Imana. Urumva nta mwanya wo kubaza ibindi bibazo nari mfite. Ese ntekereza abandi bana 6 bari mu rugo bamabukwe kandi bari bonyine. Nta kindi kibazo nongeye kwibaza ewana nahise mfatiraho. Ntago nzi ukuntu nageze mu Kiyovu Michael kandi gine ugenda bibaza se man babikubwiye uri mu modoka wenyine wari wenyine? Nandi modoka njyenyine mageze kuko nsanga nibyo n'abana babimenye bababaye bamarira n'amarira mu rugo ariko nta wundi muntu urahagera. Hahandi ubona isi yikaraga kabona we nturi burire niwe mukuru uraho kandi ari we biri touched cyane tuvuge gutyo wenda noneho kavuga uti ebana numva biranshanze. Noneho situation aho ngaho Imana yabanye nanjye mbasha kuba umugabo ndahagarara. Ebana ntago nigeze ndira abana bandeba, byaranze nkihangana nkabereka ko nkomeye ariko nagira umwanya njye nyine amara yakanshika ariko baza nagura gake nk'imanganya. Noneho icyo gihe ikindi kintu cyabaye kikambabaza nukuntu ndi bibwire data bukwe ntago yari ahari. Yari yaje actually n'umwarimu muri CD Kigali yigisha imibare. Yari yaje asiga arukuno asiga telefone mu rugo kuri chargeri yigira kwiyogoshesha. Kundi barangije kwigisha nta kindi kibazo afite yigira kwiyogoshesha. Niba wenda ashobora kuba yatinze n'ahantu anywa agacupagana n'abandi bagabo. Noneho ebana mu rugo tugira 2:00 saa 3 abana batangiye kuza twatabaje ariko we ntarabimenya. Kibaza nibi musanga nka mu muhanda biragenda bite? Ebana biranshanga. Ariko ntago warabonye ko telefone iri aho ngaho? Narayibonye. Wa mugabo wamamagaye ubwo nawe yesa hansanga yitwa Buba. Tuba tugiye mu modoka ndatwara tujya kumushaka sasa. Uratwara? Bamaze kugira ngo umugore wawe nanye kuko bamaze gukubita Imana. Kugenza gute? Nabo bongo marira yaramarira. Nundi ndabonaga ari njye ukomeye abantu barabo. None ndi guseka wenda kuko gize ariko gihe byari bimeze. Icyo gihe ukuntu twari tumerewe. Ninjye muntu wari ukomeye. Ni kwa kunena ko wibwira nyine ko kuri tubumva nyine watekinze responsibility nta bundi buryo udafite shwa nta uri busiganye. Gutwara byo naratwaye no kumunsi gushyingwa nari ntwaye. Numvaga nta muntu ugomba kungirira impuhwe. Numvaga nkomeye abantu bandeke n'umuntu yambwira sorry nyinshi nkumva pole condoléance nkumva biri kumbangamira cyane. Icyo gihe ewana cyakora inkuru iragenda iminota nk'ingahe nese mbibona ama media house yabivuze babyanditse ko ariko nabaga muri sector ya cinema. Abantu rero bari banzi bahita Rwanda rwose barurabimenye. Muzehe rero ubwo tujya kumuhiga ndi trasa ngeze hafi ya Kiste mbona nawe iri kugenda mu muhanda n'amaguru nta modoka yari yatwaye ari kugendera n'amaguru. Cyakora ndamufata ndamujyana tumugiceza mu rugo twari dufite ubwoba naza agasanga twateye tente hari ikiriyo cy'umugore we n'umwana we arabyifata mu gute.
hahandi noneho ntangira guhangayikira abandi bantu kurusha uko njye nirebagaho. Nubwo ndi kugira ngo nkumvishe abantu barabyakira bate ukuntu identity crisis ugenda uyitakaza gake gake. Abantu barabyakira gute? Ndisha ndamubwira nti mzee ibyo bindi bambwiye nanjye. Nambwiye nti ngiye kubwira ibintu ariko ukomere. Ko ni witwara nabi. Nanjye nimubwiye mu Giswahili. Ni witwara nabi. Uratugira imfubyi bwa kabiri. Mama yitabye Imana. Ataragira ikindi kintu nambaza ngo naho Gladys. Gladys ubwo yari umugore wawe. Umugore wanjye ariko yari umukobwa we nawe. Ari umukobwa yabirumvikana. Ndaceceka. Ndavuga nti wabyumvise ibyo nkubwiye mama yitabye Imana. Ndabyumva. Gladys we nawe yitabye Imana. Yamaze iminota 10 ataratuvugisha. Ari kwitekereza gusa. Cyakora ambera umugabo. Ewana Imana imuha imbaraga. Ewana mbona turasohotse mu modoka. Aragenda tujya mu nzu mu cyumba. Tumuha akanya ngo abanze yitekerezeho nawe. Ewana ashize akanya araza arambwira ati dukora iki. Nari namaze guhamagara kuri immigration nsanga ntago ngewe nabambutsa bombi. Nshaka kwambutsa umugore wanjye ariko sinakwambutsa amabukwe. Nibwo twese tutangira kugabanya inshingano. Ubwo accident ntabwo yabereye hano mu yabereye Kongo. Yabereye Kongo. Urumva bari bagiye mu bukwe. Yego. Bwari ubukwe bwa musaza wa mabukwe ariko mutoya inshuti yacu cyane bitwa papi. Inshuti yacu cyane dukundaga. Noneho ni nkuko reka wendeka nkoresha quartier zina kugira ngo nabyumve. Ni nkuko waba ubi Kigali ariko iwanya ari Rwamagana bazasaba. Noneho abantu baturutse muri Amerika cyangwa se baturutse ubwo ndafata Kigali nka Amerika wenda nkurikije Bukavu. Bazana ama wigs yo kwambara n'ama makeup meza kugira ngo batere mugena zave Ibukavu yibaki ameze neza agiye muri village yaba ari kasa neza. Noneho mabukwe na madam nibyo bari bamwitwa ko n'uwo mukazana wacu inshuti yacu cyane. N'ubundi byose n'imyenda yambaraga yavuye Kigali yayiguze Kigali mbega byo ibintu byose bya Kigali arabyizeraga. Ubwo rero niko byatumye batindana muri salon de coiffure. Umva marene umugore wanjye marene wa kabiri Kongo bagira abamarene babiri. Niyo muco wabo. Ego marene wa mbere marene wa kabiri madam wanjye mabukwe n'umugeni. Nono hari nakandi kana kagakuzine n'umwana wa musaza wa mabukwe mukuru witwa Emilie nawe yitabye Imana muri accident. Actually we nk'umwana w'umunyabukavu umenyereye city yagomba kubagenda muri salon de coiffure nziza kugira ngo zibakorere neza. Musaza we witwa Samine wari utwaye imodokari. Ariko byumva Mana yanjye. Urumva wari umuryango umwe uri mu modoka imwe bishimiye abatante bishimiye abakuzine baje bishimiye ubukwe bajya gukora makeup sasa bwa nyuma. None bari gukora makeup birirangira abaka bagiye gusaba bo abarimo umugabo n'umuryango bo baragiye bajya mu bukwe bisanzwe. Banagerayo baricara bati ko niba mutegereje ko bahamagara ngo mwinjire ariko abandi nabo bavuga ati turi kuza n'undi mugeri ntabwo bahamagara mu kinjira. Bo ntabwo bari bafite pressure nyinshi ariko bari batinzemo gakeya. Ati ntabwo twicara mu gisharagati mutaraza mugeze he ati turaje. Nuko ari imodoka yagiye actually accident ivuga ko n'ahantu twari wayiro umuhanda bari kuwukora. By the way bari kuwukora n'abashinwa bari kuwukora ariko ko kundi bawo compactinze bashyizemo laterite unyerera mu kuntu akavura kari kanaguye gakeya. Ariko urabona imihanda yashorongye kundi imeze ubona ku buryo urebeye kuri uno muhanda umeze nk'uri hejuru y'undi ku musozi hamanuka hashunguka cyane. Niho niko hameze. Noneho umwana yakasikorosi imodoka iranyerera amapine arazamuka inyereye iramunanira afunga feri kirikubira komeza iragenda irangije ikandagira muri rya taka ryo kurande bagiye basanze rijya imodoka isa n'itebera ibirigaraguye yigaraguye inshuro nk'umunani bayisanga hasi. Uri kubyumva
ibyo byari biciye reka dukomeze tujye kuri topic twari turiho ya identity crisis. Oya aho ngaho hantu niho hantu numva hanteye nk'ubwoba. Icyo gihe nyine ubwo situation nyine yawe bamaze kubikubwira Miri umugore famille yose nyine ikoze accident. Icyo gihe narumvaga ntarabyizera ntakubeshye, niyo mpamvu nari nanakomeye, niyo mpamvu wari utarazana amarira utarereka abantu. Narariraga nkarizwa ebana no nsanze ari byo. Nicyo kintu cyandezaga, nsanze ibyo ari kuvuga ari byo. Ariko ariko bawumva nyine umuntu ukunda atapfa mani, ukuntu bumva abantu bawukunze batapfa bitashoboka. Noneho nkangiye narizwaga nsanze ari byo ari kuvuga kuko ko bapfuye nabigenza gute. Birangira koko barambuka tuzabazana nabyemeye, maze kubona imibiri yabo ndiko bareba kuri morgue Kacyiru. Nibwo nabonye ko byarangiye, ndamwitegereza neza madamu wanjye, mbona niwe, tegereza amabukwe, mbona niwe bave mu mwuka. Yego, cyo nakoze nabwo nishatsemo imbaraga, nicara mu modoka umwanya, mbona Imana iramfashije mpavuye amahoro, kuko hari amarira kuryo n'abantu bo kuri morgue barabyibuka. Hari amarira, nurumva bo bari famille yavuye muri Congo, bo bari expressing feelings kuri level high level. Iyo bishimye babishimye niyo babaye barabyerekana ku rwego. Hari amarira kuva ku muntu wa mbere paka n'abasekirite bararize bahari. Urumva abasekirite kuri morgue barabimenyereye, ariko barebye situation hari nabo bararira. Turumirwa turataha. Noneho icyo gihe rero nibwo natangiye kugira identity crisis. Mbere ya byose reka tuguhe pole kandi Imana imigambi yayo ku mwana w'umuntu iteka ryose ari myiza. Ibyo bintu bimenye kandi ubyegereza umutima cyane. Ibintu byose bibaho kubw'impamvu, nta nubwo wabaza Imana ngo se kuki wemeye ko mbura umuryango wanjye muri accident muri ubu buryo, kandi nari ndi umuntu utangiye navuga se gushibuka, kugaragaza amajyambere, ufite ibikorwa bitandukanye, ufite izina mu gihugu, uri umu influencer, uri public figure, abantu benshi barakuzi. So kuki ibyo bintu wenda ushobora kwibaza ngo byahise bimbaho. Ndabizi ko byakwafekse mu bintu byose bishoboka. Hari nk'akazi kamwe wenda wakoraga ubivuga ati akareka nkareke, hari nk'ibintu nyine wahise uvuga ati bimwe bigenda bipfa kubera iyo mpamvu. Ariko Imana kubera ko ari igena ibintu byose kandi nizi bitangiriro ry'umuntu ikamenya n'iherezo, kuko tuyizera kandi tuzi ko imigambi ari myiza kuri twebwe, igihe cyose izagushombosha kandi izaguha ibyiza byinshi, kandi yabonye ko uyiringira kandi uyizera. So rero tuguhaye pole mu magambo makeya. Merci beaucoup. So rero ikindi muri iyo situation yose maze kurangira, ikiro kirabaye kirarangiye, abantu baratashye. Ubwo nimba mukiriyo kubera ko muza ubona nyine ugomba kwita ku bantu baje, ukabereka kumeze neza bataguhangayikira cyane. Cyakora byasanze mfite ubushobozi, baherekeza uko nabitekerezaga, uko nabyifuzaga, uko nabishakaga. Ntabwo ariko nabyifuzaga, ariko uko ibyo wakorera umuntu wawukunda. Ntacyo rwose numva ntabakoreye ku munsi wabo wa nyuma. Ibyo bintu rero birabaye byose birahise, ubuzima busanzwe. Identity crisis iraje rero. Identity crisis itangira kuza. Ngiye yampereye mu nzu twubakanye. Urumva iyo muri kubaka inzu burya ibitekerezo by'abagabo, ngende engineer, ariko ibitekerezo byanjye n'ibyifuzo aba ari bikeya, bishobora kuba mu bintu bitagaragara. Menya ngo ndakora dari meze gute, ferabeto za kangahe, bega ibintu biri technique. Ndabumena beto imeze gute, ndakoresha amarange ubwoko bumeze gute, ariko nk'amabara, designs imbere mu byumba, ama doors, usanga ari ibitekerezo by'umugore. Kitchen, open kitchen imeze gute,
isa gute. Mbega iyo ubana n'umuntu noneho twubatse inzu tubana by the way, noneho ugasanga mwashakisha iterambere muri kumwe, noneho ugasanga ibitekerezo bye gusa biba bifite nka 90%. Twebwe abagabo ntacyo bidutwaye, ariko abagore bafite ukuntu baruta inzu bazabamo kuva bakiri abana. Noneho najya mu nzu Michael, ewana nashiduka ngani no kumva amamagara kwikanga ijwi rye. Hari byitwa wenda byitwa hallucination, ugatangira kubona ibintu bidahari, ugatangira kureba ibintu bidahari, kumva aravuze, ukinjira nko muri chambre ukamwikanga aryamye, kumwe muri nko kuganira nk'ikigano mwajyaga mukunda kuganira wenda mumeze ukumva ako kanya yicaragamo muri salon. Exactly. Mu gikoni nanjye yarazi guteka kuri level ntarumva ndi munteka nkawe. Noneho akenshi rero yatekaga dutera story, dufite open kitchen, ari guteka ari muri nuze nanjye nije nko kuri dining turi kuganira, ni nko kugira twone ariko tuganira dutera story. Twakundaga ibintu bijya gusa ewana kuri urwo hejuru. Noneho ntangira kujya mwikanga, nkumva aramvugishije nkanakibuka, naryama nkumva ewana wapi, urumva mu kiryama amashuka mwaryamagamo, gitanda mwaryamagaho, ibintu byose byo mu cyumba ukibibona nikaba yari response, nikaba an arrangement yiwe. Ewana inzi birananiye, ubwo inzi yarananiye, nkajya mbyuka nka saa 7 nkajya kuryama, no kukiriyo burya kuryama wose neryamyemo. Nararyamaga bikanga, nkabyuka gusinzira bikanga, nkajya kuryama hehe mu modoka cyangwa nkajya kuryama manuze mu apartment. Hari apartment najyaga njyamo kuryama mu Kicukiro, nkariko nkabihisha abantu. Thomas warabizi, najyaga nsubuka saa 7 pyu nkagenda, nta hantu nabaga ngiye mu by'ukuri, nabaga naniwe kuba muri iyo nzu ngiye kwiryamira kugira ngo basi ngere ahandi hantu hari ibintu bishyashya ntazi, ngende mu artiste, ndebe ama design y'abandi bantu, ndebe uburyo nibyibagirwa. Mbona wapi, mbona ntago nzahora nishyura icyumba cy'70 buri joro. Ndavuga nyereka nshaka apartment, noneho nyifate ku kwezi. Nuko nagiye gushaka apartment. Wimuka mu nzu mwubakanye n'umugore wawe kugira ngo ukomeze wirinde ibyo bintu. No ewana byari byarananiye. Icya kabiri twakoraga mu Gakinjiro, kugera kuva icyo gihe kugera uyu munsi turiho, ntago ndagira mu Gakinjiro, kandi mfite ibikorwa, mfite amateriye, mfiteyo hariyo business moving, ariko sindahakandagira. Uri kubyumva cyane rwose. Rero ukuntu biba bimeze, urabireba ntabwo umenya ko ari ikibazo. Namenye ko ari ikibazo nihaye umwanya, ndagenda njya muri apartment maramo, actually n'ubu niyo nkirimo ntabwo ndayivamo, hano mu Kagarama. Ubwo inzu wahise uyikodesha warayikinze? Twari dufite n'ubundi business turi gukora, irimo ibindi bikorwa. Ubwo naho kuhagera ni gake gashoboka? Ntago njya mpagera. Ubu ushaka kuhagera? Ntago njya mpagera. Uko uhageze wibuka? Ubu ngubu ndi tayari najyayo, nanahagera, ariko icyo gihe nayo nkiri no kubyubaka ewana nahageraga gake gashoboka. Kwa kundi buri kugira ukavuka ona idea engineer irakenewe, ukavuga uti reka mpite kugenda. Ewana ariko nahavaga nagize emotional breakdown kule budashaka kubyumva. Rimwe na rimwe rero ntago bumva nyine uri umugabo uzabimenyera, urumva amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Yego cyane rwose. Ariko ibyo rimwe na rimwe biba bikeneye kuyasohora kugira ngo agende, ikindi ruzura indigera kuzura ukumva ubuza aho storaginga ayo marira yawe. Noneho identity crisis tangira kunkubita inyuze mu bintu duhuriyeho byose, ndabyirengagiza, ndabyiyambura social media, ama video, n'imfite video muri telefone ye nyinshi cyane ziwe wamufataga muri izo nkunda nkazipostinga, abantu kuri ayijanje bajya kubibona, nkakona nkiza ifoto ya video turi kumwe ngize gute. Nyine ndabanza ni face cyakora ndashimira abashuti be bambaye hafi cyane. Yari afite crew y'abashuti bambaye hafi, bakajya bampamagara, bakaza kunsura, bakanjyana muri restaurant, nyine kugira ngo twifatanye, ariko nabo bari depressed. Noneho dutangira gukora session zo kuganira sasa.
nabonye nta bundi buryo, ntabwo twa providing a therapy ku bantu bose, yego ahubwo reka ubwacu twikoremo therapy, tangira kujya duhura tukamuganira, sessions tutangira gutya ukamuvugaho atagihari. yego byatangiye turira bikarangira duseka, byatangiye turira umuntu kutangira kuvuga akarira ariko bikarangira ari guseka. Nyine wibuka nk'ibintu biri funny mwavuze cyangwa yayikoraga actually y'umuntu bana ukumva urishimye nyine bikarangira. Noneho ndabyibuka ndi gukora documentaire kubera kuze editinga cyane, urumva nakoze documentaire kuva kuri nyirakuru kugera ku muntu wa nyuma ku mushuti, bose rero n'injyo yitagamo ibijyamo, nkumva byarangiye ngenda mpiringa kubera story bavuga ibintu bishyashya ntazi, nkumva ndabikunze. Nawe na telefone yawe, kuntu telefone nge sinjya ntita kuri telefone mudukundana, ntabwo nshobora muri telefone y'umugore wanjye kiretse abinsabye ngo ndeberamo iki. None ubwo nayinjiyemo ndeba ukuntu agiye abika utu memories, ukuntu iCloud ye ibintu byose ukuntu byari bipanze, folder zacu, iby'ubukwe, kugeza no ku mabara y'abana, y'ibyumba by'abana azabyara, ariko byumva abakobwa ariko nabari tayari Michael kuturusha cyane, baba barapanze ubuzima bwabo kuri urwo hejuru kose baragashize ku murongo. Noneho aho ngaho rero wisanga ahantu habi, iyo umaze utangiye kugira crise ya identity crisis, utangira kwijija ukurikije situation, ukabanza kwitesha agaciro. Nturi umugabo, nturi umusore, nturi umwana, nturi umusaza, who are you? Wishyira who are you? Mu cyiciro noneho kumva ntushaka gukora ibijyanye na engineering, ibyo numvaga ntashaka no kwitekereza mu mutwe wanjye ko byafite abantu bibona akazi twakora ka buri munsi. Ibijyanye na art numvaga nabyo ntashaka kubikora kubera ko yarabifanaga cyane iyo nawe ndi kubikora. Ibijyanye na research byo byatumaga mpura n'abantu bamfitiye impuhwe twakoranaga, numva ntago nshaka gufita ingano hamwe. Mbese ibintu byose kariyeri yose mu kwezi kwa gatandatu nari nkiri kwitekerezaho, numva indirimbo zitarenze 3 ariko nzumva buri gihe, zitarenze 3 Michael ariko nzumva buri munsi. No byahabaye iki? Noneho ntangira kurakarira Imana sasa. Noneho bandu ufacing Imana kumva ikintu cyo gusenga cyo ntago gikozwa. Nese urasenga iki? Rebwe ngo warakoze, rebwe ngo Mana ndagushimira, Mana numvaga ngiye yaramemukiye cyane. Yego nkuvuga nese kumva rwose ngiye niba Imana ko umuntu wemera Imana mu buryo butatu Michael, izi byose iba hose kandi ishoboye byose. Niba yari izi byose kuki yamuje n'uyu mukobwa adashize n'imyaka 2 tutaranagira umwana akagenda? Nibiba hose kuki tabanye nawe igihe accident yabaga, ko hari igihe abantu barokoka base akaroko kumwe muri bo, wenda ntibagendere rimwe ari babiri, ariko mama n'imfura ye. Uri kumva icyo kintu? Ni ikibazo gikomeye. Kuki nibiba hose tahabaye ngo barokore? Niba ishoboye byose kubera itankoresheje cyangwa ukoresha undi muntu, ibabwire ngo ntimujyane, umwe agende imbere undi agende inyuma. Nyine nkumva Imana yadufanye ikibazo ku rwego ewana no mu kiliziya. Ndabyibuka turi kubaherekeza bara bakatolike, yitwa Padiri Consolateur Innocent, actually no mupadiri mwiza, ni nawe abantu bose bari banze kudusezeranya ko ntago twaduhuje idini. Nge nari mu mizirima, wari umukatolike umugore. No Padiri ambaza, wemera Imana? Ndayemera. Uyemera ute? Ndamubwira ati ndagushyingira sha, n'abapagani ndabashyingira nkaswe wowe. Urumva yari umuntu ari inshuti ya couple yacu. Rubaze ngiye ntago nigeze mpindura idini kugira ngo nshake umugore. Yanyakiriye uko ndi ngumaho ndi, nawe yigumira hari twibanira gutyo. Kandi Michael nta kibazo na kimwe gishingiye ku myemerere twigeze tugirana. No kuri ko Imana ihoraho yo mu ijuru nta munsi numwe. Iyo mwaganiraga ku myemerere mu rugo
reka da nta kibazo urumva we yari mu katolike cyane ari n'umwarimu w'abana mu muryango remezo wabo none se icyo ni kihe kibazo ni nko kuba umwarimu wa Sunday school icyo se bitwaye icyo tuzakigarukaho aho butaha kuri icyo kintu uburyo abantu babana ari babiri badahuje imyemerere ariko iyo ni topic ariko nta hantu hamwe mwigeze mugonganira ngo umwe yagiye hano cyangwa umwe yabangamiye habe urukundo rwakomezaga rukaganza umunsi ahubwo ibyo ushoboye biri muri rene yawe ubona ugomba kumufasha mu kwemera ko bimufasha niba ari buntekere nk'ifutari ntabwo yabitindagaho ngo yumve ni nkuko yantekera ibyo kurya yariteka kandi akameka ngashobora ko yigejeje ku meza ku gihe niba njye ndi bumutware mu muryango remezo nta nubwo biri bunsabe imbaraga nyinshi ngo mbitekereze ibi ni ibiki ni nkuko nakudroping ugiye ugiye ku kazi nyine ni hari ikintu abantu bapfa ubona kitari ngombwa ko bagipfa twihuta reka tugaruke kuri crisis noneho unyuma amezi muri icyo gihe witakaza ukisha ukibura ibyo bihe bimeze gute ubundi Michael actually abantu banzi wenda ndi creative cyane ariko icyo gihe narisuzuguye ku rwego numvaga nta cyo na kimwe nabasha gukora nta muntu n'umwe wanabwira ngo anyumve emotionally ho sinzojya no gukunda sinanabitekereza nese umukobwa nabwira namutereta mubwira ngo iki ahita abona uri depressed ahita abona atazaba n'ibikomere byawe ibi byose sinanabitekerezaga sinanabyumvaga ko bishoboka biri mu kabati ntajyaga mfungura noneho ikindi kintu kigoye cyane kigoye ni ukongera kubana muri community wari urimo ni actually n'ejo bundi ntabwo dushyitsi tujya tubura nigeze kujya hari ibintu biba muri Women Foundation Ministry actually Women Foundation Ministry ni ministry ikora igira platform yitwa Bibaba wirira ikora nka therapy right ni nka therapy ya storytelling noneho uragenda ukicara ukumva inkuru Michael gusa wamara kumva inkuru ukaziconnecta n'izawe bwite yego ukumva wenda uvanyemo urahirinze cyangwa se uracya proceeding noneho bigeze ku twimvita mu bintu bita ngo ni actually byitwaga Glorious Wednesday yes yari kwa kundi wakira amakupre akaza mukaganiriza noneho nisanga nanjye nagiye abantu bari mari none biri yarayizinze ngezemo umuntu wese akaza kambaza ari hese madame ugahita ubyuka ko ngahita nibuka ko nawe mfite nagenda table nicayeho Michael nari nicaye nka hano ari couple ni muri singo yicayemo none bakagira ngo umugore wanjye wenda wambaye ntayo nambaye bakagira umugore wanjye ni nk'umu diaspora nawe uhari umugabo umwe w'umupasiteri yitwa Pastor Bob magurutse nitahiye arambona ati uri mariye burya ndavuga ndi mariye urabyemera ndi mariye Michael njye ndi mariye wenda ntahari ariko ndi mariye nese mvuga ngo ndi umusore reka rero kukidiscussing iki kintu rwose uri mariye burya ndavuga ndi mariye none se arihe kutamuzanye none nanga kubivuga nkumva actually nago kwitwa umupfakazi Michael ntabwo nabyakiraga ntabwo n'ubu ngubu rimwe na rimwe ubu cyakora ubu bwamaze guhiringa kubivuga harya mu kinyarwanda umuntu actually iyo jambo turarihuje cyakora mu cyongereza bitandukanye mu gifaransa ariko mu kinyarwanda ho mbabona bisa gupfakara nta genre bigira niko bimeze okay noneho ati cyakora ndavuga nti uyu muntu we wenda tuzahura inshuro nyinshi kuko izo session zabo nazitabiraga kenshi ndavuga reka mbisamarizing mu history gato mitamubwiye n'undi harimo abantu banzi ntago ngiye nshobora kujyana ngo abantu banzi Kigali ni nto y'abantu tatuziranye noneho hari n'undi bazabimubwira nta mubeshya akazabimenya ninjye kumubeshya ngo ntago hari bigarukira nka hano ndavuga ninjye kubeshya amagazano nka kubeshya bitamubwira ni ewana yitabye Imana ati gute ndamusobanurira ewana ati Paul nta bundi buryo ni na merci ndakomeza ariko n'abantu twari twicaranye
bari bambari no madame ari he nyine ugabana umuntu ashikajwe no kumenya arabona uri umujene urasa neza kuri Imana baraduhishiriye ku buryo ushobora kutureba inyuma ukagira tumeze neza cyane kandi wenda imbere twarashize ebana munakura kabona uri umujene wambaye neza ikoti ryiza isaha nziza ati none se agashakazwa couple yawe madame ari he namurebe mumenye nicujije impamvu nagiye nakubeshye ibigitangira ariko nyuma nibwo nabonye ko byamfashije byatumye nemera katunamushimire Apostle Mignone rwose actually Apostle Mignone afite ngiye mbona mu therapist kurusha pastor aramfasha cyane ntuza arayifite iyo mpano arayifite rwose platform ye ni nziza kuri ubwo dushaka kubyumva kandi izafasha abantu benshi cyane ndetse n'abantu bose bari muri situation nk'iyo ngiyo ufite uburyo ntabwo bisaba ngo usengera he ntabwo cyambere cyo ngende mu mizirima ariko nemerewe kujyayo abayehova bemerewe kujyayo abantu bose man ni ministry ntabwo ari church urumva afite ukuntu bivanguye aba Noble Family Church ni church yabo ariko Women Foundation Ministry ni ministry yakira abantu bose okay uri informed kabisa exactly no nge ntabwo njya mu bintu igice mbangumva ko mfite amakuru iyo platform yaramfashije kuko niho ngiye kugera nahuriye n'umugabo rero umunsi umwe natendize témoignage Michael ngende ndi artiste ariko nkakora therapy mu buryo bwa storytelling umugabo witwa Karuranga arahagurutse ati nabuze abana 7 muri jenoside bishwe n'umuryango wo kwa data bukwe umugore ahungiye wabo n'abana peut-être ko umugore wenda atahigwaga ahungira iwabo n'abana yabyaye azi ngo ararokoka agiye kubesha muri famille baramushuka bamutuma ahantu agarusanga abana bose babishe ikintu cyanyishe kuri iyo story ego 94 ikintu cyanyishe muri iyo story ntago amahano yo nari nyumvise kenshi ikintu cyanyishe nukuntu Karuranga yongeye agacyura wa mugore ubu bari kumwe bro ariko ku ruhande rumwe ukibaza ujajinze Karuranga bukoze kosa none se yari kumusigira ndi iwabo ni hehe se ni muri abo bamwiciye cyangwa n'undi batandukanye kubera ikiza cyari kije ajya kwihisha mu nyungu z'umuryango bimubaho nubwo byakozwe nda nabasaza be nase no kuvuga ngo ba nyirarume b'abana nibo babishe exactly kamahana baho w'amana none ukakomeza ukita umuntu bofre ukakomeza ukita umuntu sobukwe uri kumva icyo kintu ariko uruhande rumwe urareba uriya mugore wabo hari muri abo bicanye cyangwa wabo hari kwa Karuranga nese wamutererana niba ko ari umugore uvuga ngo for better for worse wamutererana n'ubu ngubu umukobwa n'umuhungu bashaka gukundana yakumva ngo yabo muhungu cyangwa yabo umukobwa ntago bari kumugira umwe akabihora undi ati famille yawe ntago ariko bonds ziba ziri hagati yanyu ziba zimataringa kurusha nimba famille yarabarunaka imwe itifuza umwe bigahita impamvu yo gutandukana ariko urebe Karuranga byabaye impamvu ahubwo kuvuga ati mada garuka kandi bamaze kumuhekura bamaze kumwicira abana 7 Imana yabahaye blessing barongera byara abandi bana 2 ariko Michael nta wundi mugore wari gufitinga muri uwo mwanya kurushungo yari afite nicyo nshaka kugira ngo dukonkriwe tuganira kuri identity crisis urayifacinga ukongera ukiyibutsa kakanigi mama yaguhaye harya kanigi karakaye uyu mugore ndaramukundaga yambaniye neza nta kintu na kimwe kibi kimuturutseho cyanjeho rero niki gituma mutererana ukanze ukisura ukikoramo umuganda ibishyitsi by'ibibi barabicanye ukabirimbura bari abantu uyu muryango ukabirimbura ibijyanye n'umuryango ukabanza ukabikura ukamureba nkawe ubwe wa mugore waterese reka nigarukeho naricaye nigira inama
umugore wanjye hari icyo twe dufitanye ntacyo, mabuko cyo dufite ntacyo. None se icyo batankoreye hari icyo niba bari abantu beza, kuki ntashimira Imana basi kuba barabaye mu buzima bwanjye? Ibintu byiza ntabwo bitinda. Abeza ntibara. Argira umukristo cyane. Cyane. Yesu yagiye angana nawe. Rwose yagiye ari mu rugero rwanjye. Yagiye angana nawe. Noneho misiyo ya Yesu yayikoze mu myaka 3. Aracapurisha no gucapurisha mugana. Noneho ahantu yari agezeho gukundwa, city yose imaze kumenya imukeneye. Arigendera. Rero ntihakagire umuntu uzajya uvuga ngo umuntu yarakenyutse. Gukenyuka ntabwo bibaho. Urumva ahubwo misi Imana guhaye imaze iyirangiye. Iyirangiye ukumva ngo igihe akadomo. Imana ihamagara umugaragu wawe. Actually gupfa kwa Yesu ku myaka 33 ntabwo byari amakosa. Nta nubwo ari gukenyuka. By the way ntibakarenganye abanditsi babyanditse, ari ukuntu bagaragaza ko yagiye kare ariko ntabwo yagiye kare. Yego. Misiyo yari irangiye. Yego. Kandi no byari birimo isomo rye kubasigaye. Koresha igihe cyawe neza kuko ntabwo uzi umunsi n'isaha. Niba misiyo yawe ari ukuza tugahuruka ngo shino podcast. Akaba ariyo misiyo kugira ngo izasigare muri abandi bantu. Ubwo nuko. Michael ntago ndi burenga ku irembo. Ubwo nyine ubu ni kubita bigenda. Oya misiyo yawe. Urugero nari nanze. Yego. Rero icyo mvuga byatumye ntekereza byagutse. Ntangira kureba abantu misiyo y'aba bantu yari iyihe ku buzima bwanjye. Ese mba keeping nte? Kugira ngo mbibuke mba keeping nte? Kugira ngo mbane noneho nisanga nkonkira mvuga ngo ngewe Imana yangize icyapa kugira ngo gihagaze ahantu kugira ngo abandi bose bandeba. Banyure bari kunyura muri ibyo bintu. Banyigira. Babashe kukinyuramo badakoze amakosa. Icyo gikombe bakirenge badakoze amakosa. Badakoze amakosa bakoze muri icyo gihe. Batitakaje. Yego. Batitakaje. Nicyo nashaka kumubwira. Batitakaje kuko uritakaza iyo utinze kwitora uribura. Yego. Kubera ko imyanda iyo rero bari kubaza abantu ibintu byinshi. Iyo bari kubaka hari ibimanuka by'ibyondo byinshi. Iyo rero witakaje byandi bimanuka bikugwaho ukageraho kibura, ugasanga wabaye wadivinze muri wabaye alcoholic, ugasanga wabaye uri gusmokinga, ugasanga wibwira ko ari byo byakugarura muri situation yawe. Ugize bad company. Yes. Ntabwo buri kintu kiba kigutegereje gishaka kwandurura. Ndabyibuka nari mfite wine mu rugo, nkajya nyireba buri munsi nkayipangira. Nge ntabwo mwinzoga by the way. None nkumva uwo munsi ndakanywa tu kugira ngo ndanavuga ni wowe nta kintu yamarira. Reka ngenda nshaka kuri supermarket ngura na Hennessy. Ndayizana. Yavuga nti ebana ndishaka kunywa no macupa nkayahamenya nkahita nsinzira. Kandi nabuze ibitotsi. Barambwira ngo nzanywe inzoga nzasinzira. Abashiti banjye. By the way ndashimira mu therapist wanjye yitwa K, ni umunyamerika kazi. Niwe wambwiye ati ntago ukeneye kunywa inzoga kuraninga ni wikwiruka. Hagarara facing ibintu bintu. Ntugende ntujye kure, hagarara facing situation yawe, uyakire nkawe ubwawe, noneho ntutume gukontrol bw'ikontrol. Wahombye umuntu dukurikiye ushobora kuba uri muri wenda uri depressed mu buryo butandukanye, wahombye, wapfushije, wagambaniwe, ubwawe wagize ibihe bitakoroheye byatumye utekereza ko hari witakaje. Nta situation nimwe ikuruta kandi nothing shouldn't wait. Ibintu byose bishobora gutegereza igihe utaribona n'ubundi ntaho bijya. Ushakishe ubanze utekereza ikintu kimwe wibone numara kwibona uhangane n'ibintu byawe. None se niba uhombye miliyoni 100 ari wazikoreye ufite ubwo babwiki ko wazikoreye uzakorera izindi kuko n'abasaza barayakorera bakayabona. None uracyari muto. Abantu cyane cyane abajene uri muri marriage mbi, uri kumva umupartner mubi, ukeneye indishwa facing situation urimo, umenye ngo situation ndimo ntago igomba kunyobora n'ingi ugomba kuyobora. Ikintu actually inkuru zaramfashije ariko no gusoma byaramfashije. Nge ngo ndi umu-artiste. Yego. Ndandika ikinyandiko technical writing, movie script n'ibindi byose nyine kwandika. Ariko uko nagendaga nandika nagendaga mpiringa, uko nagendaga nganira. Mbese wakoresha impano yari kurimo. Exactly. Yego. Noneho nisangano no mfite
touche ya storytelling nziza ifasha abantu ariko itabasenya. Ibintu byatubayeho uvuze ngo ugiye kubiganira nk'inkuru ibabaye abantu bakugirira impuhwe, you are doing nothing. Ubu urushaho kuremba. Ahubwo ikintu ukora ubiganira nk'ibintu bigiye kubisomo ku wundi muntu, ukanamwereka ko Michael ntago nkiri hano arindi kiragiye. Kandi ntekereza ko ntari hasi yaho nahoze cyane rwose. Kubyumva niba ngiye naramira imbere muzi ushaka gukora ikintu kinini igihugu cyose kikakimenya, ushaka gutekereza projet ishaka gufasha abantu barenze 500 n'ubundi ndacyari ubu. Niba ndi umuntu ushaka guhangana na situation y'abantu banyegereye nkabajera nkabayobora bigakunda, n'ubundi ndacyari ubu, nta cyagiye. Ahubwo situation urimo ari ku defininga reka mbivuge nko muri marriage, ugasanga nk'umuntu muri marriage afite umupartneri bada connectings, aramuharasinga mwite n'urugero kubera ubushobozi buke ari kwifatira na situation ubwe, ukisuzugura mbere uko gusuzugura. Sinabashe kumugurira ikibura ariko kubona ndimbwa, sinabashe kumugurira ikibura ariko kubyumva, utangira kwisuzugura wowe kwitesha agaciro mbere uko kugutesha. Warangiza yakora ikintu gito kitari na kinini kitanagamije ibyo, ukabona n'icyo akoze kuko wamaze kwiidentify wowe ubwawe. Uribuka ahantu hamwe turi kujyana umugabo umwe akatwisha ku mwana w'ikirara, yego yaravuze Osodane, yaravuze ngo uriya mwana w'ikirara yabwiye se ngo mu 8 wanjye we arawurya arawumara, amaze kuburya arakena. Umwana yari umwana uko reka tuvugite bishyigiye, yari umwana wo kwa boss, ari umutware mu rugo iwabo, yisanga ari kuragira ingurube. Michael, Israelians ntago barya ingurube, ngo bazikoresha nk'ifumbire mu myanda yazo, bakabikoresha nk'ifumbire. No mu muco wabise. Noneho we agera ubwo yifuza guhazwa n'ibiryo ingurube ziri kurya, nibyo isisigaje. Exactly. Uri kumva no umuntu yirebeye, uri kumva ari gusetoringa, ntago ari navuga ngo for less, ahubwo hasi ya less. Ubwo nyine ari kureba akabona valeur ye n'ingurube ntibari ku rwego rumwe. Exactly. Ingurube barayizana bakayigenera, none nawe akarya ibiri munsi y'ingurube zirya, y'iby'ingurube zirya. Yego. Noneho nyuma aravuga ati kundi muzima cyangwa ndi umusazi. Nubwo nangiye iwacu ntago najya hasi yahandi, ndemera ko ndimbwa nari 8 nkabumara, ariko ndabaho, identity yangira garuka. Nubwo itanagaruka papa ntanyizere ntananyubahe, ntamfate nk'umwana, ariko ndaba ndi umugaragu we, ndaba ndi umushumba w'ingurube. Arangije afata icyemezo ajyayo. We yaragira yumvaga ari bugire akagote, papa mbabarira nakuvugisha ati yego wenda ntago nkikure kwitwa umwana wawe, nkure kwitwa umugaragu. Nako naracumuye ku mana, nacumuye no kuri wowe, ngira umugaragu basi. Nuko yumvaga mu mutima biri bugende. Akisagiye kumwakira. Se niba mubyeyi waguhaye akanigi ntago abakikureba wowe yibuka kakanigi yaguhaye, wa mwana nirereye ari capable for this and this and this, na bimwe wakoze abazi ko wabikora. Nicyo kintu tujye twibagirwa, ku babyeyi. Umubyeyi abazi imbaraga z'umwana, ariko azi na faiblesses, abazi ko ibyabaye no ati Mike ashobora gufata umwanzuro ahubutse kubera imyaka arimo, ndabizi. Papa akakureba abanyarwanda barabahanga kuvuga ngo nta muhana ajyayo muhana avayo, akakurindira igihe uzagarukira akabona kuguha ikinyarwanda. Exactly. Nibyo rero bintu byabaye kuri mwana. Aragenda sakimubona ati oya wimbwira ibyo ngibyo, ahubwo bakuzana ikanzu wambare, bakwambike n'impeta n'inkweto mu birenge. Kandi nyuma y'ibyo mwibuke ko muri abagaragu mu mubagiye ikimasa cya danje dukore noneho umwana we byahise bimurenga, se wa speechless. Ibyo byose mu nyandiko ravuga ngo se ngo yamubonye kiri kure ngo ahita amubabarira. Urumva we ntago yigeze areba wa mushumba, ese yibuka umwana we bucura bwe yagarutse. Yego. Exactly. Identity crisis rero rimwe na rimwe n'abantu tuba twumva bari butobonemo ko turi abantu ba fake, cyangwa se nta cyo tugishoboye. Uriya nta mafaranga yabona, ego ko yarakennye, nta kibasha gukora. Ukumva ukoze wenda divorce
kumva umugabo yaragutunze ugiye gusufura ugiye kujya mu mihanda urabindaya niko abantu ubutangiye kubwira ko ariko abantu bari kugutekereza ariko mu by'ukuri Michael ntabwo ari byo uzarebe wowe y'umushuti ari mu bibazo ese umubona gutyo ubibuka wa undi wawe uzi wa muntu wawe uzi niwe bawibuka shaka ko asubira muri ya situation yiwe exactly no gufasha gukunda abakwibutsa uriwe none ugasanga umuntu Michael yaragiye arapfa turi nka Forest ashaka niba ari ibintu bisaba kwitanga n'ibihumbi 10 aho bari bivuga numva atabibona agatinya kujyayo uri kumva kandi by the way mbere y'ukwezi kwa mbere nashobora gukora deal ihagaze billion ntangira kumva ko nta n'umuntu wa madili ya miliyoni uri kubyumva ariko nayo confirminze ejo bundi actually mu kwezi kwa 7 nibwo na closing deal ihagaze billion uri kubyumva noneho ngaruka kuri platform ndavuga nti niba nje nshaka closing deal ingana gutya iri over billion niho nahoze ndi n'ubundi abantu bampamage bakamiyo chance batukabiganira nuko bari kumburamo iyo expertise kurusha ari kumbonamo wa munyabyago yego nje numvaga abantu bose bari kuvuga ati uramugaba ara deprimye urumva nta kindi ari muri depression iyo meza ngahe mu imyaka 2 ntacyo nabagishoboye noneho ukajya nk'ahantu umwana n'umukobwa akagusekera diskumva umugiriye muwe katagira kuvuga ati uyu mukobwa tuganiriye akomeza agaseka iki kintu kino gitwongere guseka cyo kunyishimira kumva ntago bikunda aramutse muganira akakumenya ukumva ahita yiruka ariko umva abantu boyishyize ndabyumva cyane uragenda ukisuzugura ukumva ibintu byose byiza ntago byakugenewe ariko ikindi kintu cyamfashije cyadanje nageze ubwo ngiye mfesinga y'amana natinyaga kuvugisha sinasaraga sinasengaga bisanzwe bikakunda ubushoboka ngo basukoze n'isenyisho rigufu ugiye kuryama oya ntarasenga na rimwe numvaga nimba ntayibigomba ntacyo nayigombaga nkuko nayo yanyeretse ko nta kingomba nuko twari twarabyaranyabo tangira gutera imana amabuye ndicara umunsi umwe ndavugane ku bundi okay reka nganire nayo nari ntwaye imodoka navuye mu rugo nangiye ku karere ka Kicukiro urumva kuva mu Kagarama ujya ku karere ni hafi cyane ariko mbona ntabwo urugendo rero ruhagije Mike ndavuga okay reka ngiye gusura Gladys Rusororo kumva ngende nganira n'Imana duhana ikinyarwanda none nkayibaza unshaka hiki icyo nsaba gukora niba ubuzima wampaye wumva bukugoye wenda naragusabye byinshi bitwara ari kuma mahoro kuko nasanze Mike igihe nari umuntu udafite ubushobozi udafite imodoka udafite inzu yo kubamo udafite amafaranga yo kwishyura inzu utazi uko bizagenda kweze gushize nayo mfite amahoro uri kubyumva Imana numvaga itarampa ari giye gusa kitaragera ariko numvaga nanone nta kintu mbuze mu buryo bw'amarangamutima nari nubakitse ndi umuntu ushobora no kuyishimira kuri ibyo bikeye ariko noneho Gladys nta kintu kimwe yatwaye mu gitwe dutunze cyane byose yarabisize mama we ntacyo yatwaye mu byari bihari wenda ngo byagize ikibazo nawe yarabisize ariko ugasanga nta nubwo ntacyo bimaze urabireba nyine amafaranga ni nk'umuryango ukinyarwanda uvuga ngo bimara ubwoba ariko ntibimara ubworo yego ubworo n'ubundi bugakomeza bukabaho ngaho hahandi ushaka guspendinga 10 mu cyumweru ariko kumvana n'ubwo yishimye for no reason Michael nta kintu kizima waguzemo spend for no reason nta nubwo wishimye ukagurisa $50 ukagurisa $100 kumva nta kibazo ariko nta nicyo bigufashije wamara kuyitunga irebye namba Rolex okay it's okay so what and then what the next ukabura igikurikiyeho harakurikira hiki umuntu akakubwiye ngo wow ntabwo uri kumubona umuntu wishimiraga iterambere ryawe ubizi neza ko nta burya rya burimo ntabwo hari ngo bikubwire ngo wow icyo gihe rero identity crisis iragenda ikagukubita kuri level uba depressed warangiza kuba depressed ukiyandestimatinga kuri level
waba mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'ifatika bwose ukibura. Icyo gihe nabwiye Imana ngo nabwiye ngo nzongera kujya ku kazi ariko mbwiye papa yanjye kuri iyi si. Ubwo ni icyo kintu waganije Imana. Nashanze ikintu kiruta ibindi. Ari umugabo nkunda yitwa François Ngarambe. Aba muri Communauté de l'Emmanuel. Noneho n'umugabo ukungahaye niko nabyita. Mu maso yanjye arakungahaye. Mbabura nta muntu umukire kumuruta mu Rwanda. Nawe ariko mu buryo bwo gufata ibifatika ndabizi ko ntabyo afite. Ariko ibyo afite biramunyuze n'umuntu wishimye nacyo kimwe nyine aba yifite. Mbega ubona nta kintu kimusaza. Yigeze guteza agatemo yaje umudamu we, ndabasuje cyane. Aravuga ngo twari dufite ikibazo gikomeye kituremereye, n'umuntu twari dufite ideni ngo rigera muri 2 miliyoni. Mike hano nicaye nese numva naseka. Uyu nguyu ikibazo gikomeye cy'ideni cya 2 miliyoni. 2 mwumva ntabwo ndi kubyumva. Ariko byanyeretse iki? Byanyeretse ko gutunganirwa ntabwo bisaba gutunga byinshi, no gutunga ibyo ukeneye. Noneho atubwira ukuntu ubukwe bw'umwana bwagenze neza cyane, kandi bikarangira nta deni, nta bibazo birimo. Ariko twe Mike dushize nakoze ubukwe buhenze. Nanjye narishimye by the way cyane, ariko ku buryo bwo kuvuga ngo bw'amarangamutima n'ubushobozi, kubera identity crisis tuba tuvuka. Uyu mujyi wa Kigali nta muntu wakwiyemeraho, nta muntu umuranye amafaranga imyaka 50 hano. Amafaranga ejo bundi inyuma ya jenoside twese nibwo tubyukije umutwe, nibwo batangiye kubona kudufaranga, igihugu gitangiye gufata umurongo. Exactly. Noneho ugasanga twese turashaka gupezanya mu bushobozi, ko kandi kure mu mayiko siko na modoka wenda ya 2024 afite. Uri kubyumva ndi kukurebera. Rero ugasanga rimwe na rimwe bitcreate peer pressure no kuba actually abajene badukurikiye baba Gen Z. Aba Gen Z ari kureba ubuzima bw'umuntu kuri social media akumva yabugira, akumva yabubamo, akarika kibayirwa procedure yo kubamo. Iyo myaka 30 abantu barihirinze. Ngira ngo bigize kumva na actually his excellency ku mentioninga ko n'amakoti yo kwambara barahira ku tariki 19 z'ukwa 1994 ntayo bari bafite. Suit imyenda yo kwambara ntago turagira kuri office. Office ni ibindi bindi. Ikoti ryo kurahira wambaye ni ibindi bintu. Transport abadepite bategaga bisi bro. Abadepite bategaga bisi hano i Kigali. Ibi ngibi twari duhari, twe twaravutse. Reka tugana ku musozo tugushimira. Reka tuna buriya ikintu ntago twabigereranya, ariko turashima Imana ko muri ibyo bibazo wagize byo kubura famille yawe, ikoze accident, umugore, abana, madame, nyuma y'icyo gihe kinini cyane warishatse ukibura, uri depressed, ibintu byose warabihuzwe. Navuga ko Imana ahuganirije haje kuvamo undi mushinga mwiza, uzajya ufasha n'abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo. Haje kuvamo iki? Ndakizi mu magambo make batubwira n'iki nyuma yaho cyaje gushibukamo abantu none kiri gufasha societe nyarwanda. Wenda nicyo nari ntangiye kuvuga mu kanya, mvuga ndi kubaza Imana ni papa yanjye kuri iyi si. Mariko ntago ndi umunyedini, ntago ndi umuntu believing mu Muhammedini cyangwa iki. Ntabwo uri umunyedini, ngiye nemera Imana, ntabwo njudging umuntu asengera hose. Noneho ndavuga Imana, ese uransaba iki kugira ngo ngire icyo nkora, icyo wanze ndemeye? Ariko ngira inzozi nk'eshatu zitandukanye. Ubwa mbere narose ndi kuganiriza projet ya therapy, perezida from nowhere. Nisanga ndi kwimubwira arablessinga. Yicaye mu rugo iwanjye. Noneho mbaza umushuti wanjye twakoranaga, arambwira ngo iyo urose perezida urose Imana iba yakuvugishije mu buryo bw'inzozi. Noneho
ubwo ibintu bamubwiraga byibuke neza ubikipingi ni message Imana yaguhaga akubwira yego ambwira mbere nyine president rwose yitwa Theo. Rega president niwe muhanuzi w'igihugu, niwe muhanuzi w'abanyarwanda bose, niwe twaganiraga iki twaganiraga nandi gukoresha seminar za storytelling, art therapy, kuntu ushobora gukoresha art nkavura abantu bari depressed kandi bitajemo ubuganga, bitajemo injection, bitajemo ibinini, bitajemo ibintu byose biguprova ko urumva ariko nabantu maze ni mentalite wenda itari iyo bafite ariko benshi barayifite, kumva ko umuntu ugiye indera nubwo bagiye kwivuza umutwe bisanzwe bayasaze uri kubyumva niba bwe nguvuye indera kuko nanjye ikintu naririndaga ndindera ikintu napfaga n'abantu bambwiraga ngo ushobora kuba uri depressed natinya ko babwira ngo ninjye indera avuga nambaye umusazi naje nambara nabyo birangubita ariko noneho ndavuga nti ngiye nakodesheje nakijijwe n'ibintu bitatu. Icya mbere kumva inkuru nk'iya Justa. Icya kabiri ni ukugarura identity yanjye binyuze hehe binyuze mu bantu bankikije, abantu baca intege, abantu bari negative no kuri social media sinyangusubiza positive mind. Noneho ntangira kureba ibindi bintu bitera imbere ariko binyuze ati yakora iki kugira ngo igire ahantu igeze abantu. Noneho icya gatatu cyankijije ni hope iri religious. Imana ivuga iki mu bitabo byayo? Yego, mu bitabo by'Imana Michael. Actually abantu bajya banabyibaza impamvu amadini yose yibanda kuri family, ukumva ngo ni Imana y'Abisiraheli. Imana y'Abisiraheli ntabwo ari Imana yacu, ntabwo bitureba. Imana yibanda ku muryango cyane, ariko Imana yaragiye bezinga kuri ya family, yari iri powerful mu gihe cyayo kugira ngo yaba Korani yivugaho yaba na Bible bivugaho, kugira ngo itange umucyo w'ibibazo abantu bagiye bahura nabyo. Nugira ibibazo by'uko wenda n'urugero uri umusambanyi, ukibuka ko Dawidi nawe yigeze kuba we, ariko Imana igakomeza ikamukunda ikamutandukanya n'icyaha. Ukibuka ko wenda ubeshya uri impunzi, wabaye impunzi, ugasanga Abisirayeli bamaze 400 years bari impunzi, uhita wumva nyine ntabwo ari we wenyine. Differences by the way n'amamvu abigikira baduciraga imigani. Imigani n'ibisakuzo biba bifite ikintu kimwe. Ibisakuzo byatuma ugira logique, imigani igatuma ugira reference. Yego, n'impamvu ababyeyi b'Abanyarwanda kera barabahanga bajya gutyo. Noneho icyavuyemo rero havuyemo nashinze foundation yitwa Binen Art Therapy Foundation. Bisobanuye Binen ni izina rya Gladys madamu wanjye, yitwaga Binen Gladys. Noneho impamvu nari mwitiriye yari ideye, n'ubundi mwari musanga ho yari ideye, ntabwo yari ideye yanjye, yari abirwaye kuzabikora. Yarabirwaye kuzabikora kubera ko yigeze kugira ikibazo. Ni indi topic tuzaganiraho cyo gutwita n'ibijyanye n'urubyaro, ni indi topic tuzaganira kwayo. Noneho aba depressed, yigeze kugira depression gatoya bijyanye n'urubyaro, ariko akavuga ati umugore uri muri situation nk'iyi ngiyi ndimo kandi ari mu rugo namufasha nti akajya akora video ndabufite buke kuri telefone ariko akawusharinga kuri status gusa. Rero ibyo ngibyo tuzabigarukaho kwabyo. Reka ahubwo tuvuge kuri iyo art therapy ijemo none art bokoti ni art, ni storytelling, gusharinga n'abantu experience. Wenda abantu bagiye biga mu bigo byo hanze barabizi ko bikora, kuganira n'umuntu hari igihe bigufasha kandi ukumva nta n'ikindi kintu ukeneye uri Justa gusa ukajya mu buzima busanzwe. Icya kabiri kwandika, writing, ukandika ibikubabaje ukabyandika, ibyo ushoboye ukabyandika. Icya gatatu, iyo umuntu atabasha, ari umuntu uza muri session ukabona ntabwo abasha kuvuga, arumva, ariko kugira ngo azabashe kuvuga no kumufasha kugenda umukuramo ibyo atekereza bibi ukabisimbuza byiza. Yego, kuko nigeze kubikubwira William Shakespeare yanditse igitabo cyitwa Romeo and Juliet. Ni Romeo and Juliet ariko ndumva niba atari Merchant of Venice, ariko ni Romeo and Juliet ko nise mbyibuka. Yaravuze ngo beauty ba mu bintu bitatu. Yego, mu ndabo, oya mu mabara, amabara yose ba mu ndabo, mu mpumuro, impumuro yose ba mu ndabo, mu majwi, amajwi yose ba mu nyoni. Ibwo ni bwo bwiza buri natural.
muri natural noneho ubwo izere ushobora kubukoresha kuko ngo beauty is a thing that makes pleasure to the senses ni ikintu kirema ibyishimo ku marangamutima kuri senses zawe noneho yamara kurira mu maranga energy kuri senses zawe ukishima rero ushobora gutriggering umuntu ukoresheje natural beauty healing garden abantu bagiye ba mu bihugu by'Uburayi bagiye batembera ari nko muri Italy hitwa Nympha Garden ni jardin nziza irimo ibintu nk'ibyo mvuze ubwo bwiza ndi kuvuga amabara meza amajwi meza y'inyoni n'amajwi ari natural y'amazi asoma n'ibiki mbega ibintu binatire amajwi naturel noneho ku buryo umuntu ashobora kujya kwicara aho hantu agatekereza ibyo atajya agatekereza akakuganiriza ibyo atajyaga abasha kuvuga atazi n'impamvu abikubwiye ahubwo ari uko yabaye triggered na environment imukikije natwe rero tujya tubikora actually tugiye kubaka center mu gihe kiri imbere nzabamenyesha noneho icya gatatu ni painting ushaka kuvuga amarangi ashobora gutuma uko ni amabara twavugaga ashobora gutuma uvuga ibintu utavugaga hano iyo tukwandikiye session ya paint aba ari ibindi bintu uraza uvugana na pencil yawe mpaka uvuze uko wumva story abandi baganira basharinga ibyabo ari urasohoka ukagera hanze umuntu inama ko ngo uti ariko station nayumvise utangira uvugisha individuals ariko bikarangira utinyutse babantu bose ubashije kubavugisha ni petit à petit rero uko ugenda wisanga muri community ikintu usabwa ni consistency kudacika intege kudasiba ukatendinga ukiyumvira abandi nubwo wakumva gusa ntago ubura kantu gato yakagabanuka ku mutwara rufite uko byitabira umunsi kundi bikageza gufasha ugenda ukira none ukibona noneho Michael niyo ngenzi ari actually sinyansiba muri wirira kwa gatanu buri gihe njyayo I don't care ku bantu bahari byo batekereza icyo ndeba harya si abagore gusa oya ni abantu bose abantu bose none amadini yose oya nyene ndivuga igitsina oya okay kwa gatanu n'abagabo bose bahari alright kandi noneho ntago they don't care usengera he no ntabyo ntago bivuga uze wicare umve testimony umve storytelling iriya ni strategy nziza cyane kuko umuntu avuga experience ye yukuntu yari umusinzi ugasanga ni huri nona cyangwa ugahita ubona ibyo nibyo byoroshye ku byawe cyangwa twari n'udupeti bakavuga uti uyu muntu niba yaragize ibyago bingana gutya akaba gisavinga igihugu ndinde wo kuvuga ngo byarangiye agapeti kagana akabazo kanye koroshye gutya nibyo kabisa reka tugushimire dukomeza gushimira rwose kandi tunashima Imana rwose ntago ari ibintu byoroshye ariko ntibinakomeye ariko nyine ikibazo ikidakomeye no kumanya iyo umaze kwitahura niba ubona ko bidakomeye ariko iyo wibuze of course muri izo situation zose ubona ko ibintu ni nka kagaho ngo iyo kari kundi ubona gahano of course icyo nanjye ukona no mugana ndi kugucira ariko icyo dushimamo Imana nuko wongeye ukaba amil abantu abanyarwanda bazi ukora ibintu byinshi bitandukanye kandi bifasha igihugu hakavamo niyo twavuga ko legacy madame yasize yahoraga afite iyo passion yo kuvuga ngo nzakora center ya therapy kandi tusaba n'Imana igushoboze n'undi muntu wese akumva akeneye gufatanya nawe no gukorana nawe ni karibu rwose ndabizi ko tamuheza by the way nabonye n'abantu babishyigikiye ari nago nari nzi ko mu Rwanda hari abantu bize art therapy uzi ko umuntu aguhamagara kuvuga ngo mfite PhD kumva urumiwe yego abo bantu ntago bari bahari ntago nari nzi ko bahari urumva maze abantu baranyaproachinga Michael bakambwira bati nge nize art therapy mu Bwongereza mu Rwanda nishimye kubyumva ko byaje tekanze dukorane it's nice platform irafunguye n'abandi mukomeze muze ntibahagarare rwose ntihagire umuntu uhagarara ikindi umuntu bumva afite situation y'ukishobora muri storytelling sessions ishobora gufasha abandi bantu ntago tubishyiraho ne yawe ndango zibonaho oya ni ibintu biberaho ngaho bikarangirana nabo bantu mugahita murangizanya iyo binakoze uwo muntu avuze ati ngiye sinshaka no kuza kuri center nkene kuza mu rugo exactly n'umuntu wumva akeneye art therapist umuntu runaka ufite brand runaka yego wenda sinkeneye kujya hariya ngo ni expose abantu babone ko nahageze ndazwi bagusanga mu rugo
ariko ukagira ibihe nibura nawe ugakira ukumva ko ukeneye kuganirizwa, ukeneye kuganira, ukeneye kugira icyo umara ku buryo ntabwo bigusaba gukomera kugira ngo ubone gutangira, ahubwo gusaba gutangira ukabona gukomera. Tera intambwe yo gukira byanze bikunze urakira. Imana ntabwo yabikwima kuko itanga byose. Amen. Reka tugushimire cyane. Imana iguhe umugisha, ikomeze gushoboza mu byo ukora byose kandi nakagaruka kuri Ngaga Podcast. Murakoze cyane. Ciao ciao.